reka mbanze nshimire nibura Karegeya Omar ko we yabashije kugaragara muri uko guhura, hanyuma kandi ngaye noneho Ndahiro Valence Papi utarigeze yitabira ku mpamvu ntazi, ariko nyine nkuko yakoze ibiganiro mwarabibonye uburyo bwo gusuzugura gusa no kubwira ko umuntu yitwara, so nabyo turiho turabitekerezaho ikizakurikiraho nyuma y'ibi ngibi. Ndimo ndabitegura ibigomba gukurikiraho, ngira ngo nabyo mu minsi mikeya muzabimenya, ariko wenda kuri ubwo ndavuga kuri Ndahiro Valence Papi, ariko kandi noneho ndashaka nabanje muri iriya step, ariko ndimo ndatekereza noneho kurega nyirizina umunyamakuru bita Manirakiza Theogene, hanyuma ariko ndimo ndasesengura noneho no kubya Ndahiro Valence Papi yaba ibyo yatangaje kuri jewe. So aho natanze ibiganiro byose ntabwo nigeze ngerageza gusa n'utuka Papi mu buryo bwari bwo bwose, ariko niba mwarakurikiye ikiganiro ngira ngo yakoze icyo ngicyo kirimo kugaragaza ko ntuzuye mu mutwe, ndimo ndabisesengura ijambo kurindi kugira ngo ndebe mu by'ukuri niba bishobora kuvamo ikirego kinyibasira cyangwa n'ibindi, ariko mu byose muri iyi minsi muraza kumenya ibikurikiraho, ariko cyane cyane kuri Manirakiza Theogene niho ndimo ndategura ikirego noneho kiri seriye, nabyo muzabimenya. Ukurikije ibyo bamubajije, Theo yahunze nta rwego na rumwe yitabaje, kandi akagaragaza ko nta cyizere yari afite ku izi nzego zo mu Rwanda zirenganya, arabivuga ku mugaragaro. Rero nk'umuntu nabonye winjiye muri ibyo, izi nzego twebwe nk'abanyarwanda twubaha, we akazinenga ku mugaragaro, akavuga ko ntacyo zikora zirenganya, ziri aho ngaho gusa, akajya mu butabera akavuga. Nyamara icyo gihe mu 2023 nagira ngo nkwibutse ko Theo nabwo avuga ko ari abantu ngo bari bamwitendetseho mamaramuko. Nta biri hose bigenda bivuga ko Theo ashobora kuba yaravuganaga n'uyu muhungu wa Habyarimana, Jarike Habyarimana. Hari uko abantu bagenda babivuga, ntago mbihagazeho, ariko abantu barabivuga hirya no hino. So nese niba umuntu ashobora kugira iyo need yo kuvugana n'umuntu nkuriya tuzi amateka yabo, ibyo arimo gukora nyine hari umuntu byatangaza. Hariho bita Sergeant Robert, sibyo? Hakuba mwarimu Karambise, uramuzi? Tubwanya Kandonyi, uramuzi? Rukundo, Kiranuka, hakaba Makanzu, hakaba Bosco Empire, hakaba Abraham, hakaba Mugisha, hakaba Mama Bebe, hakaba Kavuza Nduru, Theo w'ukwezi ari wavugaga, Pastor Musirikare, Isano, Africa Media, Isibomana Tanazi, Ruganzu, aba bantu. Yes, reka nongere mbasuhuze bakunzi bakadasohoka, bakunzi ba Dr TV Show n'umuryango mugari, abanyarwanda hose aho bari hose ku isi, nubwo bamwe bavuga ngo naba diaspora, ko naba diaspora b'abanyarwanda bagiye kuduhahira kugira ngo batuzane amahaho, ariko n'abataragiye kuduhahira bagiye kwihahira ku giti cyabo bafite imitima mibi, nawe bafasha nabo turabasuhuje kuko ni abacu. Baravuga ngo umwana w'ikirara abazataha, kandi atashye barabaga mukamwakira bikagenda neza. Iyi ni Dr TV Show, njyewe ndi Claude nk'ibisanzwe, Claude wa Ngoga, wa Gahondogo, wa Gatwa, wa Mukiranozo, Papa Dabo P. Icyo niwe njyewe murambona, ndahari kandi nzahora mari umunsi ku munsi, mari ku bwanyu. Ndabasuhuje mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi, ibitekerezo muduha, inyunganizi, turabishima cyane, ariko mu biganiro byacu mugereye mu bigeze kure hashoboka, kugira ngo umuryango mugari wa Dr TV Show, umuryango usaga 1,800 ugumye waguke. Dukeneye kugera kuri byinshi, dukeneye gukora umuryango mugari, umuryango nyarwanda, umuryango w'isi yose uvuga kandi ukavugira rubanda. Turabashimiye, tubabwira ngo mukomeze kuduha amatwi n'amaso kugira ngo munezerwe n'ibiganiro turi kubagezaho. Ngira ngo kuri kamera murabona cameraman adufasha, twabazaniye umutumirwa muzi inkuru zimaze iminsi zicicikana kuri social media, cyane abantu mukurikira uyu mugabo benshi muramumenya. Araje atangiye twibwira, atubwire amazina yawe, tubwire ni kimugenza kugira dukomeze ikiganiro cyacu. Turakwakiriye, wakibwira abakunzi ba Dr TV Show kugira ngo tumenye abo tugiye kuganira. Murakoze. Reka nanjye mbanze mbere yuko nivuga mbanze nshimire iki gitangazamakuru cya Dr TV Show
kuba ngira ngo cyadutumiye, hanyuma kandi dushimire n'abakunzi umubare bavuze haruguru, tubashimire bose abatega amatwi iyi TV aho bari hirya no hino mu ntara enye n'umujyi wa Kigali, mu mahanga n'ahandi hose, tubashimire. Hanyuma nitwa Emile Mwiseneza, nkaba mu by'ukuri ndi umuturage uvuka mu karere ka Gasabo, umurenge wa Rusororo, akagari ka Ruhanga n'umudugudu wa Ruhanga, ariko ntuye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Munyaga, akagari ka Kaduha, umudugudu wa Kigabiro. Ubu rero akaba ari we Mwiseneza Emile. Urakoze cyane. Urumva ko urwo ni Rwamagana? Yes. Ni muri Rwamagana. Muri aho uri niho bari iwanyu. Kandi abanyarwanda baravuze ngo ni umugani, ariko baravuga ngo narimbira itakira abapfu. Uyorubizi. Aho uri nubuze umuntu uzagwa, aho uri uyu munsi, nanjye aho ndi uyu munsi si iwacu, si ho mvuka. Nanjye ndakorera mu Bugesera, nubwo ukorera Bugesera ariko bukaba utuye Rwamagana, mu murenge wa Munyaga, muri Kaduha. Siko tubwiye. Ngira ngahari hamaze iminsi kuri social media, isura yawe imaze iminsi cicikana, amajwi acicikana, bimeze bite? Ari amajwi twumva, amavideo yawe, ibirego bihurire he? Banza uduhe uwo murongo mbere na mbere wa social media wagezeho gute kugira ngo wisangeho? Nkuko maze iminsi mbitangaza, ndi umunyarwanda ubasha gukurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga, ibitangazamakuru bitandukanye, komanteri z'abanyamakuru, z'abantu muri rusange. So uko kubikurikirana rero hari ibyo nabonye bitagenda neza, hanyuma nk'umunyarwanda ubasha gusesengura, ngira ngo maze iminsi mbivuga bishingiye ku munyamakuru Manirakiza Theogene, ukorera akaba ari n'umuyobozi w'ikinyamakuru cya Ukwezi TV. Hanyuma kuva ahunze igihugu, ariko na mbere yaho gatoya hari ibiganiro yakoraga nkakurikirana, cyane cyane bishingiye ku kwibasira abantu ku giti cyabo, inzego zacu z'umutekano, ubutabera n'izindi. Hanyuma rero uko mbibona, uko avuga yaba n'ibiganiro yakoze nyuma y'uko ahunga, mbona mu by'ukuri ntabwo binshimishije. Nk'umunyarwanda rero usobanutse nk'uko igihugu cyacu kibidutoza, ntabwo iyo ubonye ibitagenda cyangwa ikibi cyangwa igishobora gusubiza inyuma y'ibyo u Rwanda rwagezeho, ntabwo twaceceka. Umunyarwanda rero naratekereje, hanyuma mbona ko atari byo. Ngana inzego rero zirimo RMC, ubwo ni Rwanda Media Commission, ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB, kugira ngo mbagezeho ibyo ndiho mbona bitagenda neza. Kandi so kugeza uyu munsi ndashimira izo nzego zose nagannye aho bigeze, biri inyuma, ariko aho bigeze ndazishimira. Tutaragera ku nzego turaza kuzigeraho nabwo by'umwihariko, izo nzego ebyiri udetaye. Nagira ngo hari abantu benshi, abanyarwanda ko babivuga kenshi, bakavuga ngo uriya muntu ubwo nyine ngiye mari nko kugira ngo mbarize abantu basobanukirwe, kandi duhari mu ngeri zose, wumva ibintu neza, wumva basubiyemo, n'umva vuba. Haruvuga turiya muntu yavuga ngo uriya muntu ngo ukunda kubaza mu nama cyane, cyakabaza ibibazo byinshi, ngo ni incyomotse. Yaguye byumva. Hari umuntu uvuga turiya muntu ni incyomotse. Ibi bintu ubundi ahurehe nabyo, kuki ari we muntu ubaye nyambere wo gukurikira biriya bintu? Wowe ubyumva gute? Ubutekereza gute? Wamubwira iki? Umuntu waba atekereza gutyo ni imyumvire mu by'ukuri umuntu yavuga ko itaba ari myiza, kuko ntabwo ibyo ari byo byose kuvaho ntangiye ibi birego, hari abantu bagiye mu by'ukuri bagaragaza ko banshyigikiye. So bivuze ko wenda nubwo ari njye wateye iyo ntambwe, ariko hari abandi benshi Abanyarwanda hirya no hino babyumva nk'uko nanjye mbyumva. Ahubwo wenda abantu bashobora kwibaza ngo ni nabitekereje gute kugira ngo ngane izo nzego. Mu by'ukuri nubwo hari abajyanariza uko bishakiye, bakavuga bati uyu muntu yaratumwe, afite abantu cyangwa afite inzego zamutumye. So abo nabo ni imitekerereze yabo, ariko umuntu yavuga ko isa n'iciriritse. Kuba muri iki gihugu umuntu ashobora kumva ko igihe umuntu yateye intambwe kubaza icyo abona kitagenda, hanyuma umuntu akajya kwantarayizinga avuga ko hari umuntu wamutumye. Ibyo nabyo ushobora nawe gusesengura imitekerereze y'uwo muntu, ariko ntabwo ari ibyo. Buri muntu aba afite imitekerereze n'uburyo abona ikintu. Ariko uransobanurira nkakumva, nkabikurura, nkabyenjuyinga, nkabona ni umusirikare cyangwa wabaye umusirikare, kimwe muri ibyo ngibyo. Nje niko umbabarire wihangane, ariko nje niko ni kubibona. Kandi nyine bara ngo ijisho ry'umuntu ni iry'umuntu, nubwo bavuga ngo buri wese ni umusirikare muri iki gihugu, buri wese avuganira igihugu ari wo murongo urimo.
ako ndabona ngira ngo warabaye nk'umusirikare cyangwa ukaba warabanye nabo. Ntabwo ngira ngo icyo ntabwo ndi bugitangeho bisobanuro birambuye, so ni ngira ngo ntabwo nagira icyo mbivugaho, ariko reka mvuge ko igisirikare nkikunda kimwe n'izindi nzego z'umutekano, ariko kuba narabaye we cyangwa nabandi we ntacyo nshaka kubivugaho, ariko abantu benshi barabimbaza umbonye, ariko ntabwo njya nshaka kugira icyo mbivugaho, kandi ngira ngo ntacyo bitwaye. Ijambo rimwe ku nzego z'umutekano zacu. Ngira ngo niba mujya mukurikirana namwe, hari ibipimo cyangwa se ubushakashatsi bugenda bukorwa n'inzego zisanzwe, ngira ngo wenda dufate nk'ubushakashatsi buherutswe gushyirwa ahagaragara na RGB, rwagaragaje ko inzego zacu z'umutekano ari rwo rwego rwa mbere mu nzego zose muri iki gihugu zizewe n'abaturage ku kigero kiri hejuru. So urumva rero muri abo baturage nanjye ndimo, kurikije umutekano dufite, ibyo tugezeho, uko dusagurira hirya no hino, ngira ngo mubona aho tujya gutanga intervention hirya no hino mu bihugu, polisi yacu, ingabo zacu, izindi nzego, ni ikikwerekana nyine ko u Rwanda aho rumaze kugera ku mutekano n'izi nzego z'umutekano ari hejuru cyane. Yego. Ugira uti ndagira ngo nsaba urwego ruhagarariye itangazamakuru gukebura no gushyira mu murongo, ngira niko nabifata washatse kubivuga, no gusubiza mu murongo abanyamakuru, ariko udetaye abanyamakuru babiri, uvugamo umunyamakuru umusaza Karegeya, uvugamo na Valence Papi, kuko batitandukanyije na Theo. Sinzi nimba byari rusange, abanyamakuru rusange, cyangwa nimba byarabo babiri, cyangwa ukabaduha nk'urugero ku bindi bitaganza ko byabashije kwitandukanya nawe, abo bakaba barasigaye. Wakitubwiraho impamvu detaye bari babiri? Ngira ngo Manirakiza Theogene akimara guhunga, ni abanyamakuru mbese usibye gutangaza wenda ko inkuru ko yahunze gusa, ariko ntago abenshi bigeze basesengura ibijyanye n'ihunga rye, nk'uko wenda umuntu yavuga ko Karegeya na Ndahiro Valence Papi bo bakunze kubivugaho cyane, ari naho nahereye ngira ngo ngana uru rwego rushinzwe itangazamakuru rwa RMC, navuze mu by'ukuri mvugamo Karegeya Omar, mvugamo na Ndahiro Valence Papi, kuko nakurikiranaga ku bitangazamakuru byabo uko bagenda basesengura ibijyanye mu by'ukuri n'ihunga rya Manirakiza Theogene. Ni nayo mpamvu rero ntigeze mvuga abanyamakuru muri rusange, ahubwo inganizo nzego navuze abo banyamakuru babiri gusa navuze haruguru. Hari abari kujya kure, ngira ngo ahari reka kujya bitwere bizo kutwinjira mu kiganiro neza, twaza ko turakinjiramo neza, reka udufashe kugira ngo tugire, urumva buri wese agira ijambo bivugaho, ariko na nyiri ubwite hari icyo aba bivugaho, hari uko ababyumva, hari nuko ababitekereza, akavuga ati nukunkira mu mugozi, nko kunshaka kunkira mu mugozi bakanamika. Reka mwumvishe ijwi rya Papi we ukabivuga, impamvu wadetaye abo bantu, icyabiteye, kuki yavuze abantu babiri, navuga rusange nk'abanyamakuru rusange. Reka tubivuge kugira ngo uze kugira hari umunyamakuru ubu ngubu arakorera kuri BSM wita Yves Nkuyemurugi, yari umunyamakuru wakoreye kuri radiyo Izuba igihe kinini. Hanyuma rero nari nsanzwe mfite nimero ze, ndetse n'umunyamakuru wakoraga gukora igitaramo haba kuri radiyo disi no kuri radiyo Rwanda bita Rukizangabo Shami Aloys. Ngira ngo hanyuma rero maze kugira igitekerezo kuko nari maze iminsi nkora numva ibiganiro aba bagabo, hanyuma nkashaka mu by'ukuri kugira ngo ntange ikibazo. Natekereje hambere, natekereje kujya muri RMC no kujya muri RIB, ariko cyane cyane ngira ngo aho byangoye ni muri RMC kuko ntabwo nari mpazi, ku cyiciro cya RIB headquarter niho nari nzi. Hanyuma rero maze gutegura inyandiko z'ikirego, nagombaga kujyana muri RMC. Umuntu wa mbere nahamagaye ni Rukizangabo Shami. Ikintu nshimira rero Sebi Radio yakoze kiri mu bwenge bwinshi, byatumye asa nk'uwikura mu kibazo, avuga ati namukoresheje kuko hari abandi bamufashije gutegura ibyo, bituma mbasha kumenya Yves Nkuyemurugi ndetse na Rukizangabo Shami. Rukizangabo Shami na Yves. mu byo wavuze wagize uti njyewe ntabwo kuri RMC nari imazi, ariko ngezeyo
baranyobora ndahamenya aho nari nzi ni kuri RIB, ariko bambwira ko ninza gusoza gutanga ikirego cyanjye ndibuze kubaha kopi. Papira akabihera hagira ati impamvu nuko aribo bamutumye, ngira ngo bavyumviye mu kiganiro bagatumwa ari ngabo bantu harimo ubugambane ngo kugira ngo bansenye baneze ikibazo bakagucamo. Mbo wenda natangiye ngira ngo mbivuga mu kanya. Icyo nakoze kuri aba banyamakuru ni ukubabaza mu by'ukuri nk'uko mubyumvishe, ntabwo nari nzi office za RMC aho ziba, so narabajije mu gihe nari ndiho njyayo kugira ngo bandangire. Barandangiye njyayo, ariko kubavuga ko hari umuntu wantumye nicyo nshaka kwitandukanya nacyo cyane. Sinzi impamvu umuntu ashobora gutekereza ko umuntu nkanjye narize, ntabwo ndinjiji, nibyo nshobora gukora biva muri ngewe. Ntabwo ntekereza ko hari umuntu ushobora kuza kunkoreramo ngo ambwire ngo kora iki ngiki kubera izihe mpamvu. Papi niba ashobora gutekereza agakora ibye, ari we wabyitekereje, kuki yumva ko undi muntu wakoze ibye ashobora gutumwa na runaka? Ubwo ni nk'uko yakoze n'ikiganiro akavuga ko ntuzuye mu mutwe. So urumva nyine umuntu iyo yatangiye navuga nko kuminiminiza umuntu araho anyina hera. Niba yarakoze ikiganiro ngira ngo mwaragikurikiranye cyo kuvuga ngo nakwiriye kuba ngo mpabwa donc kunkansoringa, ubwo ni ukuvuga ko hari icyo mbura mu mutwe. So umuntu rero watinyutse kuvuga ibyo ngibyo, nta n'igitangaza ko yavuga ko hari abantumye, ariko urwego ndiho ntabwo ari urwo kwinjirirwa n'abandi bantu ngo bantumye. So narabyitekerereje nk'uko nabivuze n'ahandi. Ubwo rero papi twamurekera ibyo n'uburenganzira bwe kuvuga ibyo ashaka, ariko ntabwo ari byo. Ariko ubundi mbere na mbere yivenguye mu rugendo mwari muziranye, musanzwe muziranye, hari aho mwarahuriye? Twari tutarahura, ariko yakoreye radio Izuba hano Burasirazuba igihe kirekire. Ngira ngo mu biganiro yakoraga hari igihe yatangaga contact ze, so ni muri ubwo buryo nanjye nari nsanzwe nzifite, ariko twari tutarahura physically ngo tubonane, ariko contact ze nari nzifite kandi nzimaranye igihe kinini. Kandi urumva no kumuyoboza ndangira kuri RMC nta cyaha kirimo. Boye nta kibazo. Bo nagera noneho tugere, utanze ikirego, ugezeyo, bakwakiriye bate, bagusobanuriye iki? Ese aba wenda hari cyo bagukoze bavuga ati wenda ahangaha wenda warengereye asubare guca, bakwakiriye gute kugira ngo bakire ikirego cyawe bagwema ngo tutaragera bita bitwirira ku rubanza rwari kuba ejo bundi? Ngira ngo ngeze yaba kuri RMC nakiriwe neza. Urumva nari mfite inyandiko y'ikirego, ndayitanga, baransinyira pour reception. Hanyuma bambwira ko bazamenyesha. Urumva nari ku ibaruwa hari contact zanjye. Hanyuma yaho nyine baje kumpamagara bambwira ko hazaba guhura n'abo banyamakuru bombi ku wa mbere ejo bundi hashize. Kandi nagiyeyo, ngira ngo wenda nubwo umwe muri aba banyamakuru atigeze yitaba, ariko kwanza reka mbanze nshimire nibura Karegeya Omar ko we yabashije kugaragara muri uko guhura. Hanyuma kandi ngaye noneho Ndahiro Valence Papi utarigeze yitabira ku mpamvu ntazi, ariko nyine nk'uko yakoze ibiganiro mwarabibonye, uburyo bwo gusuzugura gusa no kubwira ko umuntu yitwara. So nabyo turiho turabitekerezaho ikizakurikiraho nyuma y'ibi ngibi. Bakubwiye yuko niyitabye, yanze kwitaba, urwego harakurikiraho iki? Ndimo ndabitegura ibigomba gukurikiraho, ngira ngo nabyo mu minsi mikeya muzabimenya. Ariko wenda kuri ubwo ndavuga kuri Ndahiro Valence Papi, ariko kandi noneho ndashaka nabanje muri iriya step, ariko ndimo ndatekereza noneho kurega nyirizina umunyamakuru bita Manirakiza Theogene. Hanyuma ariko ndimo ndasesengura noneho no kubyandahiro Valence Papi yaba ibyo yatangaje kuri jewe. So aho natanze ibiganiro byose ntabwo nigeze ngerageza gusa n'utuka Papi mu buryo bwari bwo bwose, ariko niba mwarakurikiye ikiganiro ngira ngo yakoze icyo ngicyo kirimo kugaragaza ko ntuzuye mu mutwe, ndimo ndabisesengura ijambo kurindi kugira ngo ndebe mu by'ukuri niba bishobora kuvamo ikirego kinyibasira cyangwa n'ibindi, ariko mu byose muri iyi minsi muraza kumenya ibikurikiraho. Ariko cyane cyane kuri Manirakiza Theogene niho ndimo ndategura ikirego noneho kiri seriye, nabyo muzabimenya. Reka ngusabe ku biro byacu bingana
butoya bwacu tugiye kugusaba yego turabyitangira ngo nka breaking kugiteganyirijwe na Reverence Papi ku byo uri gusesengura urongera umutangira ikirego. Navuze ngo ndashimira kwanza RMC bampaye agatabo karimo amategeko abagenga n'ibindi, hanyuma ndimo ndagasoma, ndimo ndifashisha kandi abanyamategeko mu buryo runaka kugira ngo mu by'ukuri hariya nubwo nari natanze iriya nyandiko mu by'ukuri numvaga RMC n'ubundi atari urwego ruhana ariko rushobora kugira inama umunyamuryango warwo. So nk'uko ngira ngo byabaye sibyo ko byo ntari bujye muri detail. So kuri Ndahiro Valence Papi hari byo ndimo gutegura ariko ntabwo nabitangaza ubu ngubu, ndimo ndabitegura noneho mu buryo bwimbitse. So nimara kubitegura neza ngira ngo hari uburyo mbikozemo nabwo muzabimenya kandi ntabwo ari kera. So abanyarwanda babyumva neza ni wanyuzwe kuri Ndahiro Valence Papi. Yes, ntabwo wanyuzwe niko bimeze rwose. Mu bisobanutse ntabwo wanyuzwe, abanyarwanda bavuga ngo ntabwo nyancirayo muranza. Yes, kandi narahagurutse nahagurukanye imbaraga zanjye kuri iyi dosiye. Ntabwo ari ibintu nakoze nikinira. Icyo nabonamo kitanshimishije nshobora kugana n'urundi rwego. Yanze kwitaba RMC ariko hari urundi rwego watubwiyeho rwa RIB wahaye ikirego cyawe, ho byaba bigeze hehe? Byaba ubu dosiye yabigeze hehe iyo kirego muri RIB? Ubwo aho mbiherukira bambwiye ko bariho bakurikirana ko bazamenyesha. Ubwo naho ndategereje mu by'ukuri ikizakurikira. Ubwo nabwo nibongera kumpamagaza wenda nabyo ngira ngo mwazabimenya, ariko ndategereje kandi ntegerezanyije icyizere kuko izi nzego zose naziganye nzizeye, kandi nkuko natangiye mbivuga aho bigeze ubu ngubu yaba no muri RMC ndazishimira uburyo ziriho zikurikirana mu by'ukuri ibyo nabagejejeho. Yego, reka nongera ngaha twigire kuri nyirubwite kuri Theo ubundi mbere na mbere wari usanzwe hari ahantu umuzi Theo? Theo nari nsanzwe muzi. Muziranye muti kugira ngo twinjire ku kibazo cyo bwite wavuze ndashaka no gutanga ikirego twinjire ku kibazo cye, ni nacyo giteje ibintu bibazo ngira ngo ahari kirekire niwe wateje ibi byose. Iyo ataba Theo binabwo bihari. Yego, nayo byarabaye. Theo muziranye mute? Muziranye ngira ngo hari ibindi bitangazamakuru nigeze kubivugiraho. Theo bwa mbere nkimubona ngira ngo ariko atari yanashingana n'iyi TV ya Ukwezi, yari afite ikinyamakuru n'ubundi cyandikaga cya Ukwezi. Nakundaga gukurikirana rero ibisohoka muri icyo kinyamakuru cye, ariko mu mwaka w'2023 hari ikibazo nigeze kugira ku buryo nanjye nitaba inzego z'umutekano. Biba ngombwa ko banamfunga igihe gitoya muri kasho Kimihurura. So Kimihurura rero mpageze nawe icyo muri icyo gihe yarafunzwe arahansanga, ndetse nsanga ninjye uyobora abandi bari bafunzemo aho ngaho. Ndamwakira, nurumva nari umuyobozi wabo, azamo aho ngaho. So iminsi twamaranye urumva twari tuziranye, twaraganiraga, usibye ko nabwo atanyizeraga. Hari uko yanshinjaga ko nshobora kuba ndi maneko ngo waje wakoze ako kantu gakomoje uvuga neza, uvuga ko yagushinjaga kuba uri maneko. Yego, muri maneko mu igororero abari gukora miki? Nanjye binyobere ngira ngo icyo gihe twari dufunganywe n'abantu b'abastari. Uribukangira ngo umugabo bita ni ex-dira bashinjwaga kwiba telefone ya Deben icyo gihe ngira ngo ni nabwo. Yego, uwo mugabo twari kumwe, ngira ngo hari na umupasiteri Yongwe TV. Ni muri icyo gihe. So urumva rero nyine nicyo kikwereka umuntu agusanze mu kasho nk'abandi. Urababaye, ufite ibyawe urimo kurikiranwaho n'abandi, ariko ugasanga nyine ntabwo yizera, arakomeza gukeka ko uri maneko. Ibyo byatangiye
aza agashaka kuba umuvugizi w'abantu barimo aho, ugasanga arashaka kumenya akantu ka buri wese. Rumva nk'umunyamakuru yarasurwaga n'abanyamakuru bagenzi be aho ngaho kenshi, agasohoka kenshi, ariko ugasanga arashaka kumva ngo akantu ka buri umwe wese urimo aho ngaho kugira ngo abakorere ubuvugizi, kuko yavugaga ngo leta ngo irafunga. Icyo rero nicyo nabanje kumwiyama, hanyuma niyama nabo nari nyoboye aho ngaho, ndavuga nti uyu muntu nubwo ari umunyamakuru mwitonde, ushobora gutangaza ibintu byagera hanze, komanda akaza kubitubaza ugasanga bitugizeho ingaruka. So icyo gihe rero nabaye nk'utangiye kugongana na Theo, kuko yambwiraga ko umunyamakuru ari ntakumirwa niyo yaba ari ahantu nk'aho ngaho yemerewe kuhatara amakuru, ariko nkanjye nk'umuntu wari ufite amabwiriza ngenderaho ntago nabimwemereye. So aho ngaho rero yaje kujya mu rukiko, hanyuma njyewe ndataha. Nyuma rero naje kongera kumubona akurikirana akora ibyo biganiro, cyane cyane natangiye gukurikirana ku rupfu rwa nyakwigendera Habimana Noel, ngo wa mundi bita ngo ni umukire. Aho niho natangiye gusesengura cyane. Uti rero watangiye gusesengura gute? Natangiye mvuga ko ngewe nk'umunyarwanda nizereza inzego z'umutekano ndetse n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha narwo ko rubarirwa muri izi nzego. Uburyo yasesenguragamo urupfu rw'uyu nyakwigendera, yagaragazaga mu by'ukuri adaciye ku ruhande ko uyu mugabo yishwe n'umugore we, akavuga ko yamukubise mu mutwe bikintu. Noneho ngewe nk'umuntu nyine usesengura nkavuga ati ribu ko yagiye gufata umurambo ikajya kuwupimisha, kandi niba koko ifasha umurambo watanga detayi naguciye mu ijambo, hari detayi yatanga avuga yuko abana n'umugabo bita Kazungu ugira ngo umureyo avuga yuko asambana nawe aricyo cyatumye amwica, atanga detayi nyine nabyo nari ngiye kubigeraho. Urumva yashinjaga uyu mugore ko ari we wiyiciye umugabo, akabihamya pe. Ibi noneho kumvuga ko umugabo yakubiswe, nkumva ribu buryo yaje igatwara umurambo ugaragara ko wakubiswe ikintu mu mutwe. Natangiye kwibaza se ribu yacu iraciriritse gutya ku buryo ushobora kugera ahantu igasanga umuntu yishwe, hari ibimenyetso bigaragara, ntigire umuntu ibibaza, ntigire umuntu itwara muri urwo rwo ngo ujye kumubaza ibijyanye n'urwo rupfu. Ubwo aho ngaho rero ntangira kujya mu cyeragati. Ariko hari abandi bakoraga ibiganiro nanone bitandukanye ku rupfu rw'uyu nyakwigendera, bakavuga ko mbese bakagaragaza ibitandukanye n'ibyo Theo Ukwezi yavugaga. Ribu rero ishyize itangazo hagaragara y'ibyavuye mu isuzuma bivuye muri RFI Rwanda Forensic, bakagaragaza ko uyu mugabo yishwe n'urupfu rusanzwe. Ubwo nahise ntangira gutekereza, ndavuga nti se mbona ko yashakaga kwibasira mu by'ukuri yaba uyu mugore wa nyakwigendera witwa Claire ndetse n'uyu mugabo umuyobozi wa Ingufu Gin Limited amushinja Kazungu, ngo amushinja ko yasambanaga n'uyu mugore wa nyakwigendera. So nahise mbibona rero nk'umuntu wibasiriye mu by'ukuri aba bantu ku mpamvu ntazi, niko nasesenguye muri yewe. Hanyuma rero ibi byakurikiyeho arahunga, ngira ngo no mu mpapuro ku mugereka w'ibaruwa nandikiye RMC hari ibyo natekereje ko bishobora kuba mu by'ukuri byaratumye Manirakiza Theogene ahunga. Hari mu ngingo ya 4 ho nagaragaje ku rupfu rwa nyakwigendera Habimana Noel, nihanganisha umuryango we first. Hanyuma ndatekereza ibyo yakoze kuri ibyo biganiro, ariko ageze hanze igisekeje nuko yatangiye kwibasira inzego zacu. Nta rwego na rumwe yasize mu biganiro amaze gukora, ubutabera, izi nzego zacu z'umutekano. Ariko ukurikiranye ikiganiro yahaye BBC, umunyamakuru yagerageje kumubaza kuri detaye zose, akamubaza ko wahunze ibintu byinshi. Nabyo iki kiganiro naragiteguye mu rwandiko mu by'ukuri, ariko ukurikije ibyo bamubajije, Theo yahunze nta rwego na rumwe yitabaje, kandi akagaragaza ko nta cyizere yari afite ku izi nzego zo mu Rwanda zirenganya, arabivuga ku mugaragaro. Rero nk'umuntu nabonye winjiye muri ibyo, izi nzego twebwe nk'abanyarwanda twubaha, we akazinenga ku mugaragaro, akavuga ko ntacyo zikora zirenganya, ziri aho ngaho gusa, akajya mu butabera akavuga. Nyamara icyo gihe mu 2023 nagira ngo nkwibutse ko Theo nabwo avuga ko ari abantu ngo bari bamwitendetseho, ariko icyo gihe ubutabera bwamugize umwere. Niba rero abantu baramureze ariko ubutabera bukamugira umwere, uyu munsi yagombye kuba ari umuhamya w'uko ubutabera bwacu bwigenga kandi bukora kinyamwuga. Yagombye kuba yizera n'izo nzego z'umutekano, ariko uyu munsi muzakurikirana ibiganiro akora, muzasanga mu by'ukuri harimo kuba ashaka kwibasira izi nzego ku nyungu runaka. Rero njyewe ibi ngibi mu busesenguzi bwanjye mbona ko hari abashaka kwifatanya nabo already, cyangwa niba taranatangiye kwifatanya nabo, ko iyo watangiye kunenga inzego kandi zikora neza, ubwo ngiye hari ukundi mbibona. Nuko nguko rero umuntu nk'umunyamakuru
hanyuma icya kabiri kugira ngo ubone ko yibasira abantu, reka nguhe urugero ku kiganiro amaze iminsi akora, namwe sinzi niba mwarakibonye kuri apotre Constante, uyu mugabo wazanye Rusesabagina hano mu gihugu igihe yazanye ntekibazo njya guhita njyaho wabikomerezaho nta kibazo ni okay. Akavuga uburyo uyu mugabo mu by'ukuri uyu mugabo ngiye nk'umunyarwanda ngira ngo n'abandi benshi nibaza ndamushimira ko yatumye abaturage bishwe na FRN mu Nyabimata muri Nyaruguru babonye ubutabera mu by'ukuri kuri uyu mugabo. Uyu mugabo yakoze ibintu ngewe mbona ari nk'ubutwari bwo gushuka Rusesabagina kaza ubutabera bukamukurikirana, akaba yarahanwe mu by'ukuri n'ubwo umukuru w'igihugu yamuhaye imbabazi, ariko ubutabera bwari bwatanzwe. Ntekereza ko abaturage ba Nyabimata babonye ubutabera nk'uko umukuru w'igihugu ngira ngo yari yarabibijeje, ariko uzareba inkuru yamukozeho. Theo Manirakiza nk'umunyamakuru ngo yagiye gukora inkuru y'uko imbwa z'uyu mugabo, kuko ngo aba mu karere ka Muhanga, nta nubwo nari nzi ko ariho aba, ndavuga uyu Constante, hanyuma agakora inkuru avuga ko hari imbwa ze zirya abaturage, ndetse abo baturage ntibavurwe ku mpamvu zo yita ko uyu mugabo akomeye. Ariko icyambabaje ni ukuntu nk'umunyamakuru wakoze inkuru wenda irwanya akarengane, abantu bamugezaho ikibazo agahamagara Meya Kayitare w'akarere ka Muhanga akamubaza ibyo, umumeya akamubwira ati nyamara ngewe nubwo uvuga ibyo aba baturage narababuze, ahubwo nk'umunyamakuru wateye intambwe wambwiye abo baturage aho bari nkabashaka nkakemura ikibazo cyabo. Yego, Theo ntabwo yigeze abikora. Iki nicyo kikwereka ko niba wakoze inkuru ukaba hari umuturage wageze mu karengane, icyo ukora nk'umunyamakuru ngira ngo ubiripotinga ku nzego zibishinzwe, ahubwo wenda nyuma ukazanenga ntacyo zakoze. Ariko ikigaragaza ko Theo ari ukwibasira abantu batandukanye nuko iyi nkuru ntiyigeze ayitangaza icyo gihe, ahubwo ubu aragenda asebya uyu mugabo. Ibi rero ni ibikwereka mu by'ukuri ko buri muntu ashobora gusesengura akantu ku kandi. Ubwo ni ingero zimwe nguhaye, ariko hari byinshi mu by'ukuri nshobora kukubwira. Uyu munsi ni RMC naganye ngo ntabwo ayizera, bakora ibiganiro rwose bivuga ko atemera Madame Scovia nk'umuyobozi wa RMC, avuga ko RMC heruka kugira umuyobozi mbere ya Cleophas Barore. Sinzi uwayoboraga mbere ya Cleophas Barore, ariko ntabwo yizera mbese ubwo ni ukuvuga ngo Cleophas Barore akiri umuyobozi wa RMC avuga ko atamwemeraga, ubwo akavuga ko yari baringa, arabivuga. Scovia uyu munsi ntabwo amwemera, hari ibyo avuga ku munyamabanga wa RMC n'ibindi. Ubwo ni nko kuvuga ko mbese ntabwo abemera nk'abayobozi bayo, nyamara baratowe, batowe n'abanyamuryango yakoze avuga ko Scovia amwemera nk'umuntu umugira inama ku munsi, umuha inama za buri munsi mu kazi kiwe. Kutemera RMC ubwo sinzi uko wabifata, kuko haba harimo kuyobya abantu uruhande rumwe, ibyo yemera n'ibyo atemera. Aba ati ngiye nemera Scovia nk'umuntu ngira inama, sinzi niba mwemera nka Scovia ku giti cye cyane bamwemera nk'urwego. None se ko nyine nawe yivuguruza, umuntu ayoboye urwego, ni abanyamakuru bagenzi bawe bamutoye. Erega umuntu iyo yatowe n'abantu runaka, niyo atagira amajwi 100%. Nigeze gukurikira speech ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika igihe ngira ngo sinzi niba byari muri manda ya mbere, ariko ashimira abanyarwanda abamutoye n'abataramutoye, sibyo? Urumva umukuru w'igihugu niba yatowe akagira amajwi yo kwijanisha runaka, duke twaburaga kugira ngo yuzuze 100%, nabo yarabashimiye. Uwo rero niwe muyobozi. Uyu munsi niba bafite umuyobozi wa RMC, yagombye kuba kandi nawe niba avuga ko icyo kiganiro ntabwo ndacyumva, ndakurikiranye ibyamunenga gusa, ariko nyine biratangaje kuba utakwemera umuntu ko ayoboye urwego ngo ushime imiyoborere ye, hanyuma ujye no ku ruhande uvuge ngo akugira inama. Urumva no kwivuguruza. Ariko ngiye icyo nkora, icyo nabonye kuri Manirakiza Theogene nuko yataka inzego zose. Sinzi niba na mbere yo guhunga wenda yarabanje no kugisha inama n'aba bayobozi, wenda akavuga ati kuko mu byo bashinzwe harimo no kurengera abanyamakuru, barabinsobanuriye ejo bundi. Sinzi rero uyu munsi niba Theo Manirakiza mbere yo guhunga yaranabanje akavuga akamenyesha uru rwego, akavuga ati ariko ngewe hari abantu barimo kungendaho, nyaboneka mwankorera ubuvugizi nkagira umutekano. Ntekereza ko ibyo atabikoze, cyangwa ariko avuga ko hari abantu bashaka kumwica. Ariko se iki gihugu tuzi imiyoborere yacu. Avuga ko bashaka kumwica bitwaje ubukire, yaragiye kuba mu karengane k'abakire, niko we avuga. Ariko abakire ko barenganye,
ko rwose sinzi hari ijambo ririmo gukoreshwa muri iki gihe mu mbuga nkoranyambaga, abakire babaye abakire. So, muri iki gihugu kigendera ku mategeko twese tuzi, umuntu ugize ikibazo noneho nk'umunyamakuru yakwiriye kuba abisobanukiwe kurusha natwe abaturage. Twebwe niba ushobora guhura n'umuntu akaguhutaza ukamenya uti ndahamagara ku 112, ndajya kwa Mutwara Sibo, ndajya kwa Mudugudu, ndajya kwa IS w'akagari, ndajya kwa IS w'umurenge, ndajya kwa meya, ndajya kwa ministre. Izi nzego zose uko zikorana kuva ku rwego ruciriritse kugera ku rwego rwo hejuru, tuzi uburyo zikora. Umunyarwanda nta hantu yarenganywa habiri. Umuntu ashobora kukurenganya ku giti cye, ariko birangira umunyarwanda abonye ubutabera. Ukurikije uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yubatse izi nzego, yaba iz'imiyoborere bwite, yaba iz'ubutabera, birazwi uko bikora. Nta munyarwanda rero ushobora kurenganywa ngo arenganywe ahantu hamwe habiri, ntabwo bishoboka. So Theo nawe nk'umuntu wabonaga ko hari abantu bamugendaho, ni nacyo namugiragaho n'inama. Ariko buriya na mbere yuko agenda, uziko nabanje no kumuhamagara kuri telefone ngo mugire n'inama, njye naramuhamagaye. Arambwira ati ndaza gushaka umwanya tuganire, ko naramuhamagaye ndamwibwira rwose. Uribuka uyu muntu na mbere yuko ngana RMC nari nabanje kumuhamagara, mbere yuko ahungaho gato nk'iminsi nk'ibiri, ni namuhamagaye turaganira, ananyemerera ko ari bushaka umwanya tukaganira birambuye, kuko njye nari nashatse kumugira inama. Urumva rero ibyo avuga nyine no kwibasira inzego, kandi nge mbona ko hari icyagamije aho yagiye, kuko nge mbyita ko yahunze baringa. Rero uko guhunga baringa niko kwataka nyine izi nzego. Agomba kwereka abashaka kubwira ko mu Rwanda nta mikorere y'urwego rwo ariko rwose. So nibyo rero kuri Theo abantu babireba uko babona, ariko ngewe mbona ihunga rye hari icyagamije. Akavuga ati afite urwego yabarizwagamo rwa RMC rwarebaga imikorere ya buri munsi, imikorere ibiganiro bye uko bigenda uko bikurikirana. Hakaba nayo umuturage avuga ati kuki urwego atari bo bwaje kumubaza ibyo ari bwo rumureba cyane, kumubaza ibiganiro akora ko bitari mu mucyo, bitari mu murongo. RMC kimaze no gukurikiza amategeko, gufasha abanyamakuru kugira amategeko. Kugira n'icyo bimaze, we muturage kuki watanze kubibona, akaba ariho uhita ubigiramo ikibazo cyanire. Hari ubifata akabitekereza nabi, nicyo ubivugaho byumva gute? First of all icyo nabivugaho, ntabwo hari abantu bagiye bavuga ngo nakoresheje urwego, na ba papi bagiye babivuga mu biganiro ngo RMC. Abanyarwanda twemerewe gutanga ibitekerezo byacu kuri buri rwego runaka. Niba naragannye RIB se, kuki ntagana RMC? RMC nayo nkuko ntabwo nivanga mu mikorere yayo, bafite uko bakora cyangwa bafite nabo uko bakurikirana aba banyamakuru babereye abanyamuryango. Ariko se hwaye ntekereje uko nkatekereza nk'umunyarwanda, kandi nagira ngo nkumenyeshe ko RMC ibi nakoze bashigikiye igitekerezo cyane, ko iyo batagishyigikira ntabwo bari bunyakire. Ariko narabagannye mbagezaho igitekerezo cyanjye, mu by'ukuri baranyakiriye. Hari ibyo wenda bashobora nabo kungiramo inama, ariko natwe nkuko yaba n'aba banyamakuru bagenda bafite ibitangazamakuru byabo, batanga umwanya comment ku biganiro. Ntabwo bavuga ngo uwe ko atanze iyi comment gutya. Nibaza ko namwe mujya mubigira ibiganiro byanyu mugasaba abaturage kubigiraho commentaire runaka. So no muri RMC rero nuko nagiyemo, ntabwo nivanze mu mikorere yabo cyangwa ngo njye kuvanga ibintu ntibabikora. Njye najyanye igitekerezo cyanjye nk'umunyarwanda kandi ubifitiye uburenganzira, kandi n'igihe icyo ari cyo cyose numva ndashaka kongera kurugana, nk'uko hari n'ibikirimo mu by'ukuri numva ndimo gutegura, nabyo wenda nshobora gusubirayo ku mpamvu runaka nateguye neza, mubwiye ko ndimo kubitegura noneho mu buryo bwimbitse. So rero ntabwo nivanga mu mikorere yabo, kandi nabo nk'uko babimbwiye bakora ibijyanye n'amahame n'amabwiriza bakora, kandi bampaye agatabo kabo. So rero nibaza ko mbifitiye uburenganzira. Yego, nagira ngo none duhuriza bano bantu. Uragira utabantu bavuga nabi igihugu, ni nacyo kirego cyane. Nyirubwite basebye ubuyobozi bw'igihugu, ubutegetsi bw'igihugu, basebye igihugu muri rusange. Hari uwo bita Robert, Sergeant Robert, numuzi? Nagira ngo uduhurize bano bantu, tubwire imikorere yabo, tubwire nuko wowe bafata. Hari uwo bita Sergeant Robert, sibyo? Yego. Hakaba mwarimu Karambise, uramuzi? Tubwanya Kandonyi, uramuzi? Rukundo, Kiranuka, hakaba Makanzu, hakaba Bosco Impaya, hakaba Abraham, hakaba Mugisha, hakaba Mama Bebe, hakaba Kavuza Nduru, Theo w'ukwezi ari wavugaga, Pastor Musirikare, Isano,
Africa Media, Sibomana Atanazi, Ruganzu, aba bantu ugira ngo ntabwo bose bahuriye ku kintu cyo kuvuga yuko bahunga igihugu ngo kibagendaho abakire babazengereza nyine bose umurongo usangaho ari umwe. Duhurize Theo na bano bantu tongera niba basanze hari nibo muntu basanze hanze muri reka tubwizanye ukuri. Aba bantu bahunga sibyo imikorere ngira ngo tujya tubona ubuhamya bw'abantu bahunguka hirya no hino. Kuko akantu tubwiye mu kanya singushiye mu ijambo uragira uti nabonye Theo yarahunze Baringa. Naba babara ari Baringa nyine reka nguhe urugero ugiye ukurikirana ibiganiro by'aba bantu bose niho bikwereka umuntu wagiye kwifatanya n'abanzi b'igihugu kuko abanzi b'igihugu cyacu bari hirya bumva ko bashobora kugaruka bagakora nk'ibyo bakoze mu 1994 hano mu Rwanda. Nabo bashingira kuri politike zabo kugaya mu by'ukuri inzego zacu hano bagaya buri kimwe ku kindi uzarebe nta kintu na kimwe bashima yabiterambere ibyegeranyo byabo bikorwa n'imiryango mpuzamahanga ku iterambere ry'igihugu imiyoborere yabyo aba batavuga navuga bashaka mu by'ukuri kutugarura muri byacura burindi bahera kuri ibyo kugira ngo basebye bagahera kuri buri kimwe nta kintu na kimwe bemera ko RPF nk'umuryango uyoboye iki gihugu nta kintu na kimwe kiza bavuga. Iyo rero ubona n'aba banyamakuru bahunze nabo ibyo bakora baragaruka nyine bakunga mu ryabo bakavuga akantu ku kandi bagaragaza mu by'ukuri ibyo bitagenda kugira ngo bashyigikire aba ngabo. So uzarareba usesenguye baba bagira ngo babashe kwifatanya n'aba ngabo. Reka nguhereza urugero nka Sibomana Atanazi ibiganiro akora kuva yagenda ari byo asesengura rwose birimo no gupfobya ibintu byinshi ubona akavuga ko abatutsi biwabo atari inkotanyi zabarokoye ngira ngo icyo kiganiro yigeze gukora naragikurikiranye ariko nyine bihita bikwereka imikorere cyangwa n'impamvu umuntu yahunze ngira ngo akagenda avuga uburyo yahabwaga amafaranga make ya pension ariko reka nkubwire Sibomana Atanazi ndi mu bantu bamukundaga mu bitaramo bye n'abanyarwanda benshi baramukundaga ariko bano banyamakuru naramubwiye nigeze hari ahandi nakoze ikiganiro Sibomana Atanazi yaza kujya ku gitangazamakuru kimwe ubuzima bwanjye bumeze gutya abanyarwanda bitewe n'uburyo bamukundaga nzi ari benshi bagombaga kugira ibyo bakora kugira ngo abeho neza ariko ugasanga we arashaka kugira izo ndonke akuraho ngaho muri abo navuze haruguru noneho agakora ibyo nyine kugira ngo yigaragaze neza. So hano mu Rwanda twemereye gutanga ibitekerezo ku bintu runaka ndetse hari abanyamakuru benshi bakora inkuru z'ubuvugizi aho ibintu bitagenda neza ngira ngo naguha urugero abantu iyo birirwa bavuga kuri aba baturage banduba ibitangazamakuru byinshi bigenda bivuga uburyo babariwe bakaba harenze imyaka 6 batarahabwa amafaranga kugira ngo bimuke ngira ngo niyo murebye so hari hantu mu by'ukuri kandi umunyamakuru ukora iyo nkuru ntago bucyangwa ahunge nta n'umutera so abo bose ntibanenga umujyi wa Kigali bakavuga bati umujyi wa Kigali ni gute ubarira abantu hagashira igihe kingana gutya batemerewe gusana batagize gutizo si inkuru ziba zivuganira aba baturage abo banyamakuru bose se ko nta uhunga ngo avuge ngo umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa se nabandi banyitendetseho hari nabandi ntago ubona inkuru z'umunyamakuru bita Tonto uko hamagara abaturage bagirirwa akarengane bakaza bakagera hariya Tonto se ko nta wavuga umwibasira hari nabandi umuntu yavuga benshi. So ikikwereka aba banyamakuru bo rero nabajya kwifatanya n'iyi mitwe nge ntago nabica ku ruhande iyi mitwe ishaka kugirira nabi igihugu iyo bashaka kugira uburyo bayigana kugira ngo ibaha amafaranga ibahe n'iki byose bagomba kugaragaza nk'abasebya iki gihugu hanyuma nyine bakabajoininga niko aba bose niho mbashyira na Theo utinyuka kujya dufite ministre nkunda minister wa ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu minister Dr Bizimana tukagira n'uyu former prime minister Makuza Bernard wanayoboye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ari mu bayobozi
bagiye baba ku buyobozi kandi b'icyitegererezo n'ubu ngubu nk'abanyarwanda. Ariko uzarebe ikiganiro Theo yakoze cyo gushaka guhanganisha aba bagabo mu by'ukuri bakunzwe n'abanyarwanda ukurikije imiyoborere yabo. Ngira ngo duhereye kuri Dr Bizimana Jean Damascene, ngewe buriya namwise igitabo, ni igitabo muntu ukurikije ibyo atubwira mu mateka, akantu ku kandi ubona mu by'ukuri ko abitse byinshi muri we, ahubwo abanyarwanda bakwiriye kuba bashishikarira kureba no gukurikirana ibiganiro bye no gusoma ibitabo bye. Ariko iyo umuntu nkuriya atinyuka gukora ibiganiro ukibaza ngo ese Bernard Makuza yaba ari mu mazi abira, sinibaza ko hari icyo nyakubahwa Bizimana yapfa na nyakubahwa Bernard Makuza. Ariko ibyo byose ni gushaka kwerekana, gushaka kudivizamo abanyarwanda mo kabiri, kuzana ya macakubiri ashingiye ku bintu runaka nk'uko n'abandi bose bagenda babikora. So wahoze mu banyamakuru bavugagamo nako bavugaga no mu bandi, ntabwo mwita umunyamakuru Robert Sergeant Robert. So n'umuntu wabaye mu nzego zacu z'umutekano, yabaye umusirikare igihe kinini, aririmba indirimbo zisingiza ibigwi by'inkotanyi n'ibindi, ngira ngo hari indirimbo nyinshi yakoze. Ariko iyo urebye uyu munsi byarimo gukora, erega buriya mu mitima yacu habitsemo ibintu byinshi. Umuntu ashobora kuba agakora amafuti runaka, sinkubwira ko nanjye nigeze gufungwa icyo gihe se. Uruzi uyu munsi ko ntavuga polisi nabi kandi icyo gihe ariyo yari yamfashe. Kuki ntayivuga nabi? Kuki ntagaya imikorere yayo? Nyamara icyo gihe naragiye ndabazwa ibyo mbazwa ndataha, nubwo nyine harimo ibyo ngibyo byuko bavuga ngo ndi maneko, ariko yarambajije ndataha, baramfunze. Icyo gihe nanjye nari mfunze, ntabwo naryaga ibyo mu rugo, ntabwo nagiraga gute. Uyu munsi se ko ntavuga gute? Ahubwo bano bantu bakora amafuti no gukora ibintu byibasira rubanda, babona bigiye kubagiraho ingaruka, batoroka bakavuga bati sasa reka tujye kujoininga iyi mitwe y'abagizi ba nabi, hanyuma tuyikuremo amaramuko. Nta biri hose bigenda bivuga ko Theo ashobora kuba yaravuganaga n'uyu muhungu wa Habyarimana, Jarike Habyarimana. Hari uko abantu bagenda babivuga, ntago mbihagazeho, ariko abantu barabivuga hirya no hino. So neze niba umuntu ashobora kugira iyo need yo kuvugana n'umuntu nkuriya tuzi amateka yabo, ibyo arimo gukora nyine hari umuntu byatangaza. Najya dusoreze kuri akantu rero tujye kuri Pastor Claude. Abari baragira ati ibitutsi si biyoboka igihugu, ibitutsi ntabwo bikosora umuntu, ijambo ikigarasha niryo ryamamaye cyanire. Iyo umuntu agize akantu gatoya bavuga ati ni ikigarasha. Nero na papa kimubaza akavuga ati ngewe kuki banyita ikigarasha, baragendera kuki Pastor Claude amarabika kuriya, no kubera iki nk'ibintu by'ibitutsi ubona byamamaye cyanire kandi bigahuzwa n'ibintu by'ibigarasha by'abantu bavuga nabi igihugu, wabivuga iki? Erega hari ibyo nabonye aho mpagurukiye, buriya ngewe najyaga ndeba, ngira ngo nawe mukanya wahoze unyereka ikarita yawe yo muri RMC. Ariko buriya twebwe nyine nk'abanyarwanda twarakurikiranaga, yaba Pastor Claude afite igitangazamakuru cye, aba Bandahiro Valence Papi nabo bafite ibyabo. Ngewe mbere nabaga nzi ko umuntu uwo ari we wese ufite igitangazamakuru ashobora kuba afite ikarita y'umunyamakuru, ariko nyirango naje gusobanukirwa ko harimo abo bita ngo nabo ku mihanda, hakaba nabo bita ko ari abanyamwuga, ariko no muri aba bavuga ko ari abanyamwuga harimo abo mbona ngewe atari abanyamwuga. Urumva, nabo bose baratukana, ariko gutukana ngewe ntabwo ari ikintu nashyigikira, kuko niba unareba ibiganiro nkora ngewe nshobora kunenga umuntu kandi namunengera mu ruhame, namunengera he, ariko nkamunenga nta mututsi. Nabyo mu Rwanda banatwigisha gukebura umuntu iyo dushingiye no kuri aya mateka yacu. Baravuga ngo naba ngaba bashaka kugoreka aya mateka tubagaruzi neza. Mu by'ukuri iyo ugize amahirwe ukaganira n'umuntu mukaganira, ubu se ugeze wumva nongera kuvuga kuri Karegeya Omar. Karegeya Omar twaricaranye muri RMC, nubwo wenda ibyo twaganiriye nta bishyira hano mu public, ariko twaricaye turaganira kandi tuva aho ngaho yumvisha ibitekerezo byanjye, nanjye numvisha ibye. Iki nicyo kigaragaza abantu b'abagabo. Ariko umuntu nka Ndahiro kuvuga gusa nibi nawe akajya hari. Ndahiro Valence Papi we ntagira ibintu avuga. Umugabo aravuga ngo umuntu ngo ne kumuhungiye twaho ngo ne kugira gute, sibyo? Yakwiriye kuba nawe afite imvugo zigaragaza ko ari umunyamakuru mu by'ukuri w'umwuga, kandi nawe afite ibyo avuga. Ariko umuntu nka Ndahiro kuvuga gusa nibi nawe akajya hari. Ndahiro Valence Papi we ntagira ibintu avuga. Umugabo aravuga ngo
ntagerageze kumva ko niba we ari umunyamakuru wenda aba yarize itangazamakuru ariko natwe ntabwo azi ibyo twize kandi twarize twagiye mu mashuri turiga, so ntabwo rero gusesengura ntabwo bihariwe abanyamakuru gusa, abanyarwanda bari bo bose bashobora gusesengura ikintu icyo ari cyo cyose. So icyo rero mvuga, ihangana ryabo byo birabareba, ntabwo ninjira mu mikorere yabo, nabwo uzashaka kurega undi azamurege, bafite uburenganzira bo ngabo uko bakora, bafite ibitangazamakuru. Ngewe hari n'igihe mbona ko wenda ibyo baba barimo gukora baba bashaka kugira ama-views babikora, niyo mpamvu ubona nta warega undi, nta wagira gute, umwe akavuga ibi undi nawe akaza akavuga ibi, ariko ni ibyabo. Ntabwo njya muri details zabyo ngo njye kuvuga ngo papi ngo kuki utarega Claude cyangwa Claude kuki atakurega. So, ibyo bakora ni imirongo yabo, ntabwo ninjira mu mirongo yabo, ahubwo nge ibyo ndeba ku giti cyane, nge ndashingira kuri iki gihugu kukitakongera kugisubiza inyuma, niho mpera nahereye nenga abona nenze mu by'ukuri, naho ibyabo ntabwo bindeba. So niba hari izindi nzego zishobora kubireba, ibyo ni akazi kabo, ariko nge ntacyo nabivugaho. Icyo nenga gusa nicyo nakoze, nicyo nzakomeza gukora. Ndimo ndasesengura ibiganiro papi amaze iminsi ankoraho byo gushaka kungaragaza nkaho ndi umuntu uciriritse utuzuye mu mutwe nkuko nabivugaga, ariko nabo ndabanenga. So ndamunenga rwose, papi ndamunenga, nawe nabyumva yumve ko munenga. Ntabwo nabivugaho byinshi, ariko mu by'ukuri byarambabaje, kandi nkuko navuze ntabwo nicaye, ndategura ibyo muzamenya mu minsi mike. Yego. Gira ijambo rimubwira abanyarwanda ku gitekerezo cyawe, icyo wari ugamije, ubifata nabi ubifata neza, gira ijambo wababwira dusoza ikiganiro. Abanyarwanda hirya no hino mu gihugu, ngira ngo no hanze, ndabasaba ko mu by'ukuri nabo bajye bashishoza, ntabwo ibivugirwa muri izi mbuga nkoranyambaga, ku mateleviziyo runaka, akenshi abanyamakuru hari igihe bashobora gutangaza ikintu mu by'ukuri ntaho gihuriye n'ukuri. Nagira ngo mbasabe ko nabo bajya basesengura ibyo biganiro, bakareba ibyo abantu bavuga, kuko umuntu ashobora kwibasira umuntu runaka agamije inyungu runaka tutazi. Ariko nagira ngo mbasabe bajye basesengura kandi badushyigikire mu by'ukuri, kandi niba hari n'icyo wenda batunenga banenga nkanjye, rwose bajye bambwira, bahawe karibu. Umuntu ashobora kumbwira mu gikara akampamagara akambwira ati ariko hano wenda ndabona iki, hano wenda ndabona iki. Nta muntu mpanganye nawe mu by'ukuri, natanze ibitekerezo byanjye nk'umunyarwanda, nibadushyigikire, ariko kandi mu by'ukuri bakurikirane, nk'uko n'inzego zimaze iminsi zibitubwira ko tudagomba gukurikirana ibibera ku mbuga nkoranyambaga ngo tubikurikire buhumyi. Tujye dusesengura mu by'ukuri, turebe akantu ku kandi, tumenye ibyo dukuramo bishobora kutugirira akamaro. So uyu munsi rero ndabasaba kunshyigikira, no kuba icyo babona ko nkora kitari cyiza no kunengwa ndabyemera. Ntabwo buriya ngo ugira Imana agira umunenga cyangwa agira umukosora. So nibyo navuga, kandi abanyarwanda mu by'ukuri tumaze gusobanukirwa. Hari benshi bagiye bagaragaza mu by'ukuri ko banshyigikiye. Hanyuma kandi nongere gusoza mbwira abantu, cyane cyane abanyamakuru bamwe na bamwe, ntabwo ndi bubavuge, bavuga ngo uyu muntu yatumwe na kanaka, abantu babanze bivanemo ibyo bintu. Umunyarwanda nkanjye nk'uko nakubwiye, bivanemo kumva ngo umuntu ngo yatanze. Natangajwe no kumva abantu bavuga ngo natumwe na kanaka. Ninde wantumase ku rwego rwanjye? Uyu muntu ushobora kuntuma ngo ajya gukora iki ngiki mu nyungu ze ninde? So abantu babanze bumve ko uko nabo bumva ko ibyabo basobanutse, ashobora kwitegurira ikiganiro kuri TV ye, niyumve ko n'umuntu ashobora gutegura icyo abona kitagenda neza kandi akagana inzego. Nabo mbagira inama, barimo n'aba ba papi, babanze bumve umuntu ko ashobora kuba yihagarariye ku rwego runaka, yihagije ku rwego runaka, ku buryo atanga igitekerezo. So nibyo nk'ubutumwa natanga, kandi nshimire n'abakomeje kudushyigikira mu by'ukuri, kandi ngira ngo namwe hari umuntu yabashimira, kuko namwe kuduha umwanya nk'uyu nguyu ni kigaragaza ko hari ibyo muba mubona ko abantu bakora kandi biri byo. Yego. Turagushimiye nk'abakunzi bacu, ngira ngo ahari twagira ngo dutange umwanya buri muntu wese wemerewe gutanga igitekerezo ukabyumva. Iyi Dr. TV show ni y'abanyarwanda, ni y'abakunzi bacu. Umuntu wese wumva ufite igitekerezo yagitanga, atubwiye ukabyumva. Ubwo umushyigikira, uwumugaya, buri wese abifata mu ruhande rwiwe, ariko icyo yabasabye mwacyumvishe. Ariko natwe tubasabye kudukurikira, gukundisha abantu ibiganiro byacu, gusharinga abantu ibiganiro byacu, kuduha igitekerezo muri comment, ukaduha igitekerezo, ukatubwira uko wakiriye ikiganiro n'uburyo wakibonye. Ngo Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.